Nitwa Mizero Jije. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo umumisiyoneri muto. Biboneka mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 5. Waba warumvise abamisiyoneri mu bihe bya kera bavaga mu bihugu bya kure baje kubwiriza ubutumwa. Bubakaga insengero, amashuri ndetse n'amavuriro. Abantu benshi babonye agakiza k'Imana kubera abo bamisiyoneri. Imana izabambika amakamba y'ubugingo. Hari umugabo wari igihangange cyane waje kureba Elisa. Uwo mugabo yari yakoze urugendo rw'iminsi myinshi kugira ngo agere aho Elisa yabaga. Abantu benshi bari baje bamuherekeje, bari bazanye ibintu byinshi baraha umukozi w'Imana Elisa. Uyu mugabo yitwaga Namani kandi ari umugaba w'ingabo mu gihugu cya Siriya. Kera ntiyubahaga Imana, ahubwo yasengaga ibigirwamana. Yari arwaye ibisebe ahantu hose binuka byitwa ibibembe. Byaramuryaga cyane akabura uko agira. Imana yohereje umumisiyoneri muto mu gihugu cy'iwabo. Byagenze bite rero? Hari abasirikari bateje intambara i Samariya, maze batwara agakobwa gato bagaha Namani kakajya kabakorera akazi ko mu rugo kadahembwa. Kuko hari umugambi w'Imana, aka gakobwa kavugaga Imana aho kari hose. Kicaraga kavuga Imana yo mu ijuru ndetse n'ibitangaza byose yagiye ikora. Amagambo y'Imana yabaga mu kanwa ke iminsi yose. Maze umugore wa Namani yumva ko gakobwa kavuze ko Imana yo mu ijuru ikiza ibibembe, kandi ko umuhanuzi wayo ari Samariya. Yahise yiruka abwira umugabo we iby'iyo nkuru nziza. Bose bamenya ko Imana yo mu ijuru ikoresha Elisa agakiza abantu. Ako kanya bajya i Samariya bajyanye ifeza n'izahabu nyinshi. Bageze aho Elisa ari, abohereza kwiyuhagira muri Yorodani, maze Namani yiyuhagiramo 7 arakira. Ashimira Imana yo mu ijuru yohereje umukobwa muto mu gihugu cy'iwabo. Uhereye icyo gihe Namani n'abari hamwe nawe batangiye kujya basenga Imana yo mu ijuru. Ntiyaka ifeza n'izahabu, ahubwo itangira ubuntu. Imana yifuza ko aho tugeze hose tuvuga ibya Yesu. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 16. Pawulo yaravuze ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Vuga Yesu gusa n'indirimbo y'abera n'abamarayika. Iyo tuvuze ibya Yesu, natwe tuba duhindutse abamisiyoneri. Imana ibaho umugisha. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, utwuzuze amagambo yawe, tujye tuyavuga aho tugeze hose, mu izina rya Yesu, amen. Abana bato, abana bo mw'isi yose, abamama barayose bose arabakunda. Yesu akunda abana batoya bose. Izera nshuti z'umusaraba, bavandimwe duhuriye ku birenge bya Yesu. Mwese uko mungana, abo majyepfo,
abo mu burasirazuba, ab'iburengerazuba, abo mu Rwanda hagati, ab'amajyaruguru, yemwe turabashimye, tubashimira, tubasuhuza mu izina rya Yesu umukiza wacu. Mukomere. By'umwihariko ndasuhuza n'abizera dusangiye ibyiringiro ku itorero naturutseho y'Abadiventiste umunsi wa karindwi rya Musanze mu ntara ya Ruhanga, Firidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Nitwa Agustin Bararendeza. Nije duhuriye uyu munsi ku ruhimbi rw'ibyiza. Mukomere rero. Gukomera nyagukomera ni igihe dukomeye ibyitwa ko bikomeza abantu bitakiriho. Gukomera nyagukomera ni ugukomera ibikomeye bitakiriho. Mukomerere mu mwami. Uyu munsi amagambo tugiye kuganira, tugiye kurebaho, aravuga ngo guhagarara. Uhagaze ute? Guhagarara se ni iki? Turasabwa guhagarara. Iki ni igihe cyo guhagarara. Ugahagarara se ukora iki? Mbere y'uko uhagarara hari icyo usabwa. Ubuzima, ububyutse, ikintu kiguhagurukije. Haza ububyutse maze ugahagarara. Duhagarara dute? Duhagarara kubera iki? Ese abakristo twahagarara tubaye iki? Reka twumve iki byanditswe bivuga ku guhagarara kwacu. Urwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto rwa mbere igice cya 10. Turasoma duhere ku murongo wa 11 n'uwa 12. Aya magambo meza nshuti zanjye mwumve namwe. Ibi bihe turimo biratera ishidikanya kuri benshi. Abantu benshi baribaza ibyabaye. Ariko ku murongo wa 11 aravuga ngo ibyo byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Uwibwira ko ahagaze, hari abahagaze, hari n'ababyibwira. Uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Hari isomo ryiza. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, mu bandi. Imana yashimye yuko ibigeragezo duhura nabyo burya bihwanye n'iby'abandi bose. Ntabwo corona yaziye itorero, ntiyaziye umuntu umwe. Ikigeragezo cyose ari uburwayi, ari ubukene, ari ubukire, hari n'igene n'ubukire bw'ikigeragezo. Ni ikigeragezo rusange, kiza ari rusange. Ntabwo Imana yemeye ko ibigeragezo bitugeraho ngo byiharire umuntu ku cye giti agira ibigeragezo bishyashya bitigeze bihura n'abandi. Oya, tugeragezwa hamwe n'abandi. Nuko rero wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Akibwira yuko yageragejwe wenyine, akibwira yuko isi yamuguyeho wenyine. Nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bandi. Imana niyo kwizerwa gaye. Ntabwo Imana yaduha igihano, ahubwo ikigeragezo kije kiza ari rusange mu bantu. Iri somo riri kutwereka ngo muhumure. Ibitugerageza, ibitugora ni rusange mu bantu. Kuko Imana yacu iturindiye muri iyi si ngo tubone uko tubwira n'abandi. Niba hari ikigeragezo kitubayeho, kiraje kikubayeho, ariko si icyawe wenyine. Kandi ikigeragezo hari abatekereza ko kitwegereza Imana. Ntabwo ikigeragezo ari cyo kitwegereza Imana, ahubwo ibigeragezo byerekana uko dusanzwe tubana n'Imana, byerekana uko dusanzwe duhagaze. Igihe Daniel yari mu rwobo rw'intare, ntabwo kumushyira mu rwobo rw'intare byamugejeje ku Mana, ahubwo yari asanzwe ari ku Mana. Maze ibigeragezo bigahishura uko asanzwe abanye n'Imana. Abaheburayo 3 bajugunywa mu itanura ry'umuriro, ntabwo ari bwo bari bagiye kwegera Imana mu bigeragezo, ahubwo n'ubuhamya bari bagiye kwerekana uko basanzwe babana n'Imana.
ntabwo mu kigeragezo siho dufata umwanzuro wo kuja kubana n'Imana, ahubwo ikigeragezo kiza gupima ngo turebe dusobanukirwe uburemere n'imbaraga twari dufite mu Mana. Ni ikizamini. Yobu ntiyageragejwe ngo abone kwegera Imana, ahubwo Imana yari yamutangiye ubuhamya, iravuga iti Satani uturutse he? Umvuye ku isi kuzerera. Niko Satani yashubije, wabonye umugaragu wanje Yobu ko akiranuka, yirinda ikiri cyose, yarasanzwe abanye n'Imana. Ikigeragezo cyaje guhishura ngo n'abisi barebe uko Yobu yarahagaze. Ibi bigeragezo, icyitwa ikigeragezo ubu tuhagazemo, kirerekana uko umuntu yarasanzwe ahagaze. Aho noneho umuntu wese afite uko ari kubireba, ariko uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nshuti zanjye, numva uhagaze mu bitekerezo byawe, ukumva ubanye n'Imana amahoro, usigaje kwirinda ngo utagwa ukava muri ibyo byizerwa. Ntabwo tuzi neza uko umuntu wese ahagaze, nta nubwo ari ngombwa ko tumenya uko buri wese ahagaze. Wowe ubwawe uriyizi, ariko wirinde utagwa, wirinde utabeshya, wirinde udacogora, wirinde utananirwa, nturambirwe. Imbere yacu hari ibirenze ibi. Nigeze kubwira abantu b'Imana nti ibi ni ibyana bya nyina biri inyuma, ibi ni ibyana bya nyuma biri inyuma. Dore umusaza wa kera yarambwiraga ati mwana wanje, iyi ni imihunda, ibigembe biri inyuma, intambara ikomeye iri imbere. Ubu ni imyitozo turimo, mambo bado. Abaswahili bati mambo bado, imbere niho bikomeye. Ariko uko byakomera kose, ikiganza c'Imana kiri ku bana bayo. Dufite amasezerano meza, turasabwa guhagarara dushikamye. Imana yacu niyo kwizerwa, ntizadutererana. Mbega ngo amahirwe yacu bibaye tukiriho, ibigeragezo bije tukiriho. Muri iki gihe nshuti zanjye, aho abana b'Imana dusabwa guhagarara dushikamye, mbega ko ari ingenzi cyane kuri nje nawe, mbega ko ari ingenzi twese uko tungana ngo duhagarare dushikamye. Ese umuntu ahagarara ashikamye ati yashikama se kuki? Afite iki? Paulo yandikiye Abefeso ibaruwa nziza, igice cya 6 dusomye duhere ku murongo wa 10. Tugomba guhagarara dukomeye mu ngo zacu. Hari n'abagize amahirwe bajya binjira mu nsengero, ariko si bose. Ariko burya insengero zikomeye duhoramo, tugomba gutindamo, ni wacu mu rugo. Ntabwo nzi uko itorero ryo mu rugo riremereye cyane kuri ubu ndarizi. Itorero ryo mu rugo niba ritarubatswe mbere, ukaryubaka ari gutunguye muri iki gihe, nshuti yanjye, uragowe. Ufite akazi gakomeye, ariko humura gakuri. Abari barigeze abanyoni nyinshi bo byarabagoye guherekeza abandi mu rusengero. Oya, iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyo kwerekana ko wari ushoboye kubaka imibereho ya gikristo aho waba uri hose. Aburahamu mu rugendo rwe aho ageze hose ajya yubaka ibicaniro ngo Imana ye aho hantu yapfukamye akahasengera, akahahurira n'Imana, yasigaga igicaniro gikomeye cyane. Nawe nuko aho ngaho iwawe hubaka igicaniro gikomeye. Igihe kizagera, ubwo kizagera tuzasubizwa aho twahoze, ariko tuzahura sigiye guhana ubuhamya nanone. Bese mwahagaze mute? Abefeso 6 umurongo wa 10 n'uwa 11 na 12. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ni umuriganya, nta kuri agira, ariko arariganya, arakubeshya, araryarya. Uburiganya bwe ni bwinshi. Hari inyigisho z'uburiganya, hari inyigisho z'uburiganya za Satani nyinshi. Ahari abantu benshi bacitse intege, bumvise ko ubuyobozi bw'itorero butabegereye. Ubu bamwe bahuye n'ubundi buyobozi bwinshi. Ubu niho Satani yateguye uburiganya bwe bw'uburyo bwose, bwabo bwo ku matelefone, bwabo bwo mu mayira. Ubu hari uburiganya bwinshi bwa Satani n'inyigisho z'uburyo bwinshi n'ubucakura bwinshi
kuko gahunda y'ubuyobozi abakuru b'itorero ntabo, pasitoro ntawe, ariko satani yabonye icuho ngo abone uko atatanya umukumbi. Inshuti zanjye, muhagarare mushikamye, muhagarare mu byiringiro byo gukomezwa. Ubuyobozi na gahunda ikomeze ibe mu bugingo bwanyu. Itorero rya Kristo uko ryari riyobowe, uko mwari muri mu nsengero, ariko muba no mu ngo zanyu, ariko muhagarara. Ya gahunda yakurikizwaga ishobora kudakurikizwa yose 100%, ariko ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ihangane, gerageza kuri ya masaha ya mu gitondo, igisha abakirisitu, igisha abana bawe, igisha abashiki bawe, basaza bawe, abo mubanye, bigisha, muririmbe, musenge, kandi ubwo mwize karindwi, musubire mu byigisho, mukore gahunda. Niba radiyo igera iwanyu, igihe cyawe nikigera ya masaha yo kuramya, bikora utyo, gahunda izaja gusubiraho, ntaco twibagiwe. Abo ku nsengero nabo bafite yabo gahunda bahawe, mukurikiranye gahunda mutya. Kubwo kwirinda icyorezo cyateye isi yose, hari gahunda zimwe zahindutse. Nshuti zanjye, umuntu umwe aherutse kumpamagara mu minsi yashize, arampamagara ati ndakuzi, ati hari ibigwirizo byawe mfite bya kera, atari ko icyo nshaka kunyibutsa. Ndashaka kunyibutsa icyakera cya gahunda y'itorero, mwatubwirije gahunda y'itorero, ariko ntabwo nshibuka uko byavugaga. Ndashaka kunyibutsa cyagihe mwatubwiraga ibya gahunda y'ishuri ryo kwisabato, harya byari byanditse he, harya byari bitondetse bite, wanyibutsa. Banze kumumaze izina rye naho atuye arahambwira, ngira ngo koko nibyo agambiriye byonyine, ariko afite ibindi. Ndamusomera, dore uko gahunda y'ishuri ryo kwisabato yubatse, dore uko ubuyobozi bwayishizeho. Ihereye kuri amasaha 6:00 abizera bakaba bashoje bagataha. Ubwo yari kodinze, ageze hashira ku rubuga nkoranyambaga arakwirakwiza hose, ashaka kwerekana yuko mfatanije nawe mu byo bari bafite igice bari guhimba kivuga ngo ubwo insengero zigiye gufungurwa bagashiraho aya mabwiriza, kwinjirana iki gihe muri ubu buryo bangahe mu rusengero uko rungana, ati gahunda, maze ashaka kubihuza. Ndababwira bizera nshuti z'Imana, niba tutazi gutandukanya igihe c'imvura n'igihe c'izuba, niba tutazi gutandukanya igihe c'isoko n'igihe ca purizo, niba tutazi gutandukanya igihe c'inzara n'igihe c'intambara, turi mu bibazo. Abafite kwizera kuzima bafite n'ubwenge, Imana izatanga abantu kuguha ubwenge, kandi ibintu bikorwe neza no muri gahunda uko bikwiriye, igihe n'igihe cyacu. Niba se gahunda yo mu bitaro, gahunda yo mu isoko, gahunda yo mu ishuri, gahunda yo ku mupaka, gahunda yo mu kindi gihugu, utumenya ngo mbese byahindutse cyangwa ntibyahindutse, ntabwo gahunda yakomeza kuba nk'uko yari itondetse mbere mu gihe cy'icyorezo. Abantu benshi barihenda bagashaka kwita amazina ibititwa ayo mazina, maze agafata igihe c'umuvumbi, igihe c'umuyaga, igihe c'izuba, igihe c'intambara, igihe c'umudendezo, maze akabihuriza ngo gahunda izakomeza. Bizera nshuti zanjye, siko biri. Gahunda yashizwe n'ubuyobozi, n'ubu iriho buno irashirwaho n'ubuyobozi. Itorero ry'Imana rifite gahunda ryahawe n'Imana, ariko iyo gahunda y'Abisirayeli bari mu butayu ntabwo ariyo yakomeje bageze mu gihugu cy'isezerano. Kandi gahunda y'itorero ry'Imana ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ubu iyatangiye umurimo ugitangira, ntabwo ari izakomeza kugeza uyu munsi. Hari gahunda izagenda ibaho hakurikijwe ibihe, ariko bidahinduye amahame twizera. Gahunda ishobora guhinduka, ikidahinduka na amahame. Ibyo twizera tibihinduka, ariko gahunda uko turapfukama, uko amasaha arabarwa, uko jiramera, uko mifemi iramera, bishobora guhinduka hamwe cyangwa ahandi. Ntabwo uriya mwambaro wa mifemu ntabwo ari hamwe ridahinduka. Mifemu yahindura umwenda, na je yahindura umwenda, n'insengero zahindura imiryango. Gahunda zishobora guhinduka ku buryo bumwe, haba amateraniro makuru cyangwa se mu gihe. Ntabwo gahunda ihora arakora uko kamwe, ariko igihora gihamye ni amahame twahawe n'Imana. Naho gahunda dushiraho niyo iwacu mu ngo irahinduka. Iyo ufite abana babiri, ufite gahunda iyoboye abana babiri, ariko iyo byaye 5 6 ukabana n'umushitsi, gahunda yiwe irahinduka. Gahunda rero nihinduka, ntitukikange.
uburiganya bwa Satani buri muri iki gihe ngo gahunda ntibasha guhinduka, irahinduka. Niyi wawe mu rugo irahinduka, niyi soko irahinduka. Gahunda y'isi yose yarahindutse. Gahunda y'isi yose yarahindutse. Murabibona mwese ko gahunda y'isi, y'indege, y'amato, y'imodoka, y'amagare, y'imihanda, y'ubuvuzi, y'ibigo by'amashuri byarahindutse. Ibintu byose bihindutse. Ntabwo rero dukore kurwana n'igihe, ahubwo turwana n'ibiri mu gihe. Twembe se turi mu kihe gihe? Mwambare intwaro zose z'Imana ngo mubashe gukomera. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko ntabwo dukirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi bategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Uhagarara udatsinzwe. Hari igihe uhagarara watsinzwe ukibwira ngo urahagaze. Byasomo twatangije ngo nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa, yirinde adatsindwa n'ibyo yarahagazemo. Twari duhagaze mu nsengero, twari duhagaze muri gahunda, ubu twasubiye mu bizamine by'iwacu mwungo. Muhagarare mudatsinzwe. Urugo nturugutsinde. Ariko icyo mbwira abana b'Imana, kampere ku bagabo, nibo ndi mu rugaga rw'abagabo, kwigisha umugore n'abana bawe ukwezi kugashira, mugahurira no mu zindi gahunda, inkono yapfubye, imyenda ntimeshe, ubuzima bwa buri munsi, ariko mukongera mugahurizwa ku byanditswe byera. Birasaba guhagarara mushikamye, ukwihana buri kanya. Mu rugo ni nko mu ruganda, imuhiri wacu ni nko mu ruganda. Ko wabwiye abana amagambo abakarisha ukabakarihira, mukanya ukabashira mu byanditswe byera, biragusaba guhagarara ushikamye. Nukwigengesera cyane. Mube maso, musabe mwuka w'Imana ngo ayobore ingo zanyu. Musabe mwuka wera ngo yegere imitima yacu, atwigisha uko twitwara. Ubu buri wese ari ku gicaniro ciwe mu rugo, ubu buri wese arasenga ku manywa na nijoro. Intege nke zaraje hari, cyangwa se wabuze abuyobora, ariko ihangane, yobora abo ngabo ufite. Ijuru rikube hafi. Ku murongo wa 14 muhagarare mushikamye. Iri jambo ni umutima w'iki cyigisho. Aho muri hose muhagarare mushikamye. Ushobora kwicara ariko uhagaze ushikamye. Ushobora kuba uryamye ariko uhagaze ushikamye. N'igihe wasinziriye ushobora gusinzira ibitotsi ariko wasinziranye gushikama. Murye mushikamye, mugende mu nzira mushikamye. Uko muhagarare mushikamye, iri jambo ruvuga ngo ntabwo ubasha guhagarara ushikamye udafite intwaro z'Imana. Intwaro ya mbere, mukenyere ukuri. Imikandara yacu ibe ukuri. Bibiliya mwambara ukuri. Iyo bivuze ngo mukenyere ukuri, ni imvugo ihinnye, hari ikindi ivuga, mukenyere Yesu. Kwese uravuze ngo ninje nzira, ninje kuri n'ubugingo. Muri rya sengesho yasabiye itorero ari kurihuza n'ijuru, yavugaga ati data ubeze, uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Kwezwa n'ukuri. Yesu niwe jambo ry'Imana, Yesu niwe jambo w'Imana. Uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri Imana. Ukuri rero mukenyere ukuri, mukenyere Yesu, mukenyere imbaraga y'ijuru. Nitwambara Yesu rero ntituzabasha gutsindwa. Mwambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, mwambare gukiranuka nk'icuma gikingira imyambi ya Satani, igituza kibe kirinzwe. Dufite umukenyero, twakenyeye Yesu, twakenyeye ijambo ry'Imana, twakenyeye ukuri. Ariko igituza kigomba kurindwa nanone. Kirarindwa n'iki se? Mwambare kwizera, gukiranuka kumere nk'icuma gikingira igituza. Nditumara gukingira igituza, hari abasigaye ibirenge, mukwete n'inkweto zo butumwa bwiza, ubiteguza. Abantu benshi bakuyemo inkweto zavuyemo. Abantu baretse kuvuga butumwa, baretse kubwiriza, maze bwa buriganya bwa Satani ngo byararangiye. Ivuga butumwa byararangiye. Ntabwo rizarangirana no kuza kwa Yesu. Igihe cyose abanyabyaha bakiriho, igihe cyose tukibanye kuri iyi si, tuzambara inkweto z'ubutumwa bwiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta mpamvu iriho yatuma inkweto tuzikuramo. Ntabwo itorero ryakuyemo inkweto. Abana b'Imana bakenyeye ukuri. Uku kuri
kwabambitse inkweto. Uko kuri niko bari kuvuga, kandi uko kuri muri gahunda. Mwikuramo inkweto, mwikwicara, mukomeze mubwire abantu ibya Yesu. Vuga Yesu gusa. Indirimbo nziza ya 253, vuga Yesu gusa. Jya umuvuga uririmba kandi usenga. Vuga Yesu mu bugingo bwawe. Inkweto za Yesu ntuzikuremo. Inkweto z'Imana nivuga butumwa. Benshi bakuyemo inkweto ubu barasitaye, ibirenge byabo byagize ingorane. Ubundi kirenge n'umutima. Mu mvugo ya Bibiliya iyo bavuze ikirenge n'umutima, igihe Yesu yasabaga bigishwa ngo mumpe ibirenge byanyu ndyoze, mwozanye ibirenge. Burya kozanya ibirenge ni ukubabarirana, kozanya ibirenge ni uguhumurizanya ku mitima, kozanya ibirenge byacu bishushanya imitima yacu. Mwambare inkweto muzishire mu birenge, kuko n'ubutumwa buri mu mitima yacu. Ubutumwa bukurimo ari bwuvuga. Vuga Yesu wenyine. Maze nitumara kwambara inkweto z'ubutumwa bwiza, ndongera ngabyo kuri ijambo ngo ntagire uwibesha, ntimwishuke ngo umurimo wararangiye. Ntabwo warangiye we. Turacyafite igihe cyiza cyo gukora, ahubwo iki ni igihe cyo gukora dushikamye, dufite imbaraga nyinshi. Noneho dufite n'icyo tuvuga. Noneho ibyo kuvuga birahari. Duhumurizanye. Uburyo bwo gukora burahari bwinshi, butishe gahunda iriho yaba y'igihugu n'iyitorero. Ariko kubwiriza ubutumwa mu buryo bwose ubu byaroroshe. Ariko ndagira ngo inshuti zanjye muvane gahunda itariyo ku matelefone. Gahunda itariyo yo ku matelefone muyigabanye. Satani azifashisha iri terambere, azifashisha amateraniro yo ku matelefone, ariko akoresha uburiganya. Gahunda yo kuri telefone igende neza, no muri gahunda imenyekane, isengerwe, kandi mwigisha abantu nk'uko mwabigisha bari mu itorero. Ntimwihererana bizera ngo mubabwire ibyo mwari mwananiwe kuvugira mu nsengero ko mutari mufite ububasha, ahubwo muvuge iby'Imana batumye, mwe kuvuga ibyo mwitumye mu bwanyu. Mureke tubwire Yesu muri iki gihe. Ni ubwira iterambere ririho, ariko mureke ukuri kw'ijambo ry'Imana. Gahunda y'itorero ikomeze yubakwe, ngubwo tuzongera guhuzwa, tuzahuzwe turabera n'abaziranenge, nta bakoresheje uburiganya. Icyampa abana b'Imana bakubaha gahunda y'itorero, bakubaha gahunda y'Imana. Byose bizakorwe neza no muri gahunda. Iri torero riyobewe n'ijuru. Hari abantu benshi bafite impungenge ngo rizagwa. Mbarahire, ntabwo rizagwa. Nyiraryo ni umusare utayoba. Ushobora kurirebera mu bantu, ushobora kuributa abantu bari kuyoba, abantu bambwiye nabi, uyoboye itorero hanaha yambwiye nabi, yamfashe nabi, hari ufasha atampaye n'ibindi. Ariko aho ngaho ntitwahamagare kuhareba. Nta rugero twahawe hano ku isi rw'abana b'abantu. Urugero twahawe ni Yesu umwana w'Imana. Ariko reka mbabwire, uwitwa Uza yari afite inshingano mu itorero, yari afite icyo ashinzwe, yagomba kwegera ibyera. Ariko umunsi umwe Imana yateguye gahunda, ko gahunda y'itorero iri mu biganzo by'Imana. Imana iravuga iti mva uyu munsi ibimasa nibyo biraheka isanduku. Ibimasa, ikimasa, ibimasa se byihaniye hehe? Ibimasa biheka isanduku. Ibimasa se bifite Bibiliya, ariko byahawe gahunda n'Imana. Ibimasa se byarejejwe hoye. Maze ibimasa birayiheka, ariko Uza arwana intambara mu mutima. Yumva Imana yarangaye, ashaka nkaho yatanze ubufasha ku Mana. Ntimugafashe Imana, ahubwo mureke idufashe. Maze Uza agenda n'amakenga, uko ibimasa bitambuka biri kugenda bibyirebera, uko biri kugenda bitagenda kuri gahunda. Ariko Uza bitsikiye, kamere ye irahishuka, aja gufasha Imana umurimo ngo ayiramire. Iby'Imana yibagiwe abishireho, by'Imana yarangayeho wabyikorere. Ntabwo abamarika bamukundiye ko hakoze intoke ze. Ikimasa kibasha kugukandagira, ikimasa cyagutera n'ihembe ye kirarifite. Uza ntiyarakwiye guhangayikishwa n'ibimasa, ahubwo yarakwiriye kwita ku isezerano ry'Imana. Mbese ibimasa ntidukwiye kwita ku cyo bihetse isezerano. Ushobora kureba ubuyobozi ukavuga uti ubuyobozi ntabwo bumeze nk'uko nshaka, ariko si wowe umeze nk'uko gushaka. Ahubwo reka mbabwire inshuti zanjye, gahunda y'ijuru iyobowe n'ijuru. Imana iyoboye iri torero ntitsindwa. Twe n'abayobozi izatuyoborana, iratuyoboye twese, ariko ngo izatwambutsa icyambu. Iri torero rizambuka muhumure, ntabwo umwana w'umuntu azarikoma imbere uwo ari we wese, n'amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Muhagarare mushikama, mukenyere ukuri,
mwambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza, mukwete inkweto, mubwiriza ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza, kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, niko muzanjimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Mwakira agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka, ntimuve ku gicaniro cy'amasengesho. Iki ni igihe kidusaba gusenga umuntu wese yimbitse ku giti cye. Turi ku rugamba rusoza ibihe byacu, turi ku rugamba rusoza umurimo muri misi ya nyuma. Dufite amahame shingiro atwereka uko dukwiriye kwitwara muri iyi misi, uko tuzarya, uko tuzanywa, uko tuzavuga ubutumwa. Gahunda iranditse, muhagarare, mukenyere, mwakire n'inkota, inkota y'umwuka ariryo jambo ry'Imana. Niba dufite ijambo ry'Imana mu bugingo bwacu, gutsinda kuzaza. Nta mpamvu izatuma itorero ridatsinda. Nerekera ku magambo aje gusoza, ndabwira abantu b'Imana uburinzi bwa Yesu. Mu gitabo cy'intambara ikomeye ntoya, paje ya 365, bafite izindi ni mu gice cya 30, urwango hagati y'umuntu na Satani. Hari amagambo, nubwo Satani ari umurwanyi ariko ntazatsinda rwose. Ngo Satani yateze Yesu ngo amugerageresha ibishuko bye biteye ubwoba, ariko muri buri kigeragezo umwanzi yaratsinzwe. Uwatsinze Satani aracatutsindira natwe. Izo ntambara ubwacu twagombaga kuzirwanira, ni twebwe ubwacu twagomba kwirwanira izo ntambara, ariko Yesu yaratuneshereje, yaradutsindiye. Kristo yiteguye guha umuntu wese ubishaka imbaraga yo gutsinda. Nta muntu ushobora gutsindwa na Satani atamutije umurindi. Burya ibyadutsinze byose twabigizemo uruhare. Nta kirego na kimwe tuzarega Satani ngo yarakitugerageresheje. Imbere yacu hari umuneshi, intambwe yateye yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanje, tugere ikirenge mu cya Yesu, tuzatsinda rwose. Nshuti zanjye, nta kigeragezo na kimwe kizagutsinda utakigizemo uruhare. Nta cyaha na kimwe uzakora kitari umwimerere wawe. Nta cyaha kizinjira mu mutima wawe utawukinguye. Yesu yaravuze ngo dore nkumpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura ndinjire dusangire. Abasangira na Yesu ntibatsindwa na Satani uko byiboneye byose. Ntabwo Satani yabagenza uko yishakiye, kuko bari hamwe n'umuneshi watsinze. Nta muntu ushobora gutsindwa na Satani atamutije umurindi. Burya kugira ngo Satani adutsinde, tumwereka inzira, tumuha akanya, tumuha karibu. Umushukanyi ntafite ububasha bwo gutegeka ubushake cyangwa ngo aguhatire gukora icyaha. Ntabwo Satani yampatira gukora icyaha, ntiyaguhatira ubusambanyi, ntiyaguhatira ubusinzi, ntiyaguhatira urwango. Burya kwangana kwawe, ishari ryawe rishingiye ku byawe bikurimo. Burya Satani ntabwo yabasha gutsinda umutima wawe utamukinguriye irembo. Nshuti zanjye, ntabwo Satani yadukoresha ibyaha. Nasomye igitabo cyitwa Umugenzi. Hari aho Satani ananiwe gutsinda abakristo, ananiwe kwinjira mu mitima yabo, maze ngo reka ayore ibisogororo, ibintu binuka abibasige nibura bagende banuka mu nzira, ariko imitima yabo ntiyari iri kunuka. Muhagarare muri Yesu, ntabwo twatsindwa. Muhagarare mushikamye nshuti, muhagarare muri ibyo byiringiro. Ashobora guteza umubabaro mu mutima w'uwo bahanganye, ariko ntashobora kumwanduza. Ashobora kumuca intege uwo bahanganye, ariko ntashobora guhumanya umutima we. Bega amasezerano meza. Abahagaze muri Kristo, Satani ntabwo azabagenza uko yishakiye, ntabwo azategeka imitima yabo. Yagerageje guhatira abantu b'Imana bakira gukora ibyaha, kuko bahagaranye n'ijuru ntibigeze bakora icyaha. Bizera aho muri hose, muhagarare mushikamye, mukenyere ukuri. N'uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Bizera kuba Kristo yaratsinze bikwiriye gutuma abamwizera bose barwana bashikamye. Urugamba rwo kunesha icyaha na Satani, bagomba guhagarara bashikamye mu rugamba rwo kunesha icyaha na Satani. Abari muri Kristo Yesu, abo yabereye icyitegererezo, abo yatsindiye Karuvari, abo yahaye agakiza, abo yahaye ubugingo bwe, ab'ijuru ryitayeho, ni twebwe. Mbega ukuntu nje nawe dukwiye guhagarara dushikamye. Abahagaze bashikamye muri ubu bugingo, hari aho bagiye kuzongera guhagarara ubuheruka. Ibyahishuwe igice cya 15,
aho tuzahagarara bwa nyuma. Tuzaba duhagaze, noneho abahagaze mbere bazongera bahagarare, abahagaze bashikamye bazongera bahagarare. Reka uyu musozo utwiteguze. Ibyashuwe 15 murongo wa 2 dusome twumve. Turasoma n'uwa 3. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Hari abana batoya, nabita abana bato mu bitekerezo, bari kuvuga ngo corona ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Isi yose irafashwe, biragatsindwa. Mureke dusome ukuri, muhagarare mu kuri, muje mukenyera ukuri bana b'Imana. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abatabarutse bavuye ku rugamba banesheje, bari batsinze isi. Inyamaswa ya mbere batsinze ni kamere yabo, bari batsinze inyamaswa ya mbere bari baratsinze ni kamere yabo, bayitsindiye muri Yesu. Kamere niyo nyamaswa ya mbere tugomba gutsinda, izindi zizasanga turabanesha. Aho zizazira hose izo nyamaswa zivuga n'ibimenyetso byazo, nituba twambaye ikimenyetso cya Yesu, dukomere ikimenyetso cy'Imana. Ngo gisobanura ngo gukomerera mu kuri no kugushikamamo, niko kwambara ikimenyetso cy'Imana. Ngo nabonye bafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo, bari bafite ijambo ry'Imana mu mitwe yabo, barabagiranishwaga n'ijambo ry'Imana. Ikimenyetso cy'Imana inyuma kigaragara kizaba isabato, icyerekezo cy'uburuhukiro bw'imitima yacu. Maze rero nshuti zanjye, ikimenyetso cy'inyamaswa gikomeye kurenza ibindi byose ni kamere yanjye, ni kamere yawe. Kuko Yohana yaretse ngo mbona umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama azayiramya. Wavuza akaruru uyu munsi uti ikimenyetso, izina ryawe ritanditse mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana. Uraruhira ubusa, n'ubusa gihobe, n'indirimbo idashoboka. Uzayiramya niba udafite Yesu mu bugingo bwawe. Keretse ufite Yesu niwe utazayiramya. Abazarokoka gusa nabemeye kwakira Yesu mu bugingo bwawe nibo bazatabaruka banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo, batsinze kamere yo mu bugingo bwawo, batsinda n'isi ubwayo, maze bashirwa ku nyanja y'ibirahure. Inyanja y'ibirahure ni inyanja y'abakiranutsi, ni ubwinshi bwo gukiranuka. Abantu bazaba bahagaze bakiranuka benshi, baturutse imihanda yose y'isi. Ibirahure bivanze n'umuriro, benshi bazacishwa mu ruganda, bazanyuzwa mu karengane, bazahagarara kuri iyi nyanja batabarutse banesheje. Basaga naho bananiwe, nicyo cyatumye Yesu abaha kuruhuka. Maze nshuti zanjye, dusoza aya magambo, baririmba indirimbo ya Mose, indirimbo y'umwana w'intama w'Imana. Baririmbye indirimbo ya Mose imbata y'Imana, baririmba n'indirimbo y'umwana w'intama. Tubihuze muri aya magambo n'amasezerano abiri. Isezerano rya ba Mose rya kera, maze bakurikizaga amategeko ya Mose, abagendeye kuri ayo mategeko ya kera, n'abagendeye ku isezerano risha hirya ya Karuvari. Amaze kudutambirwa, igitambo cy'Ikaruvari kimaze kuboneka, bakiriye Yesu mu mitima yabo, batsindishijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, maze bagashobozwa byose, ya mategeko yose akandikwa mu mitima yabo. Bazaba bari hamwe n'itsinda rya kera n'irishasha, maze bahuzwe, bamwe baririmbe igice c'indirimbo ya Mose, maze abandi bakurikize igice c'indirimbo y'umwana w'intama. Tuzaririmba amategeko no gutsindisha n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera, kuko amategeko n'ubuntu bw'Imana byarahuye bibyara ikintu kimwe. Tuzaririmba indirimbo ya gakiza n'indirimbo yo kuneshereza mu mategeko y'Imana. Baririmbye indirimbo ya Mose, baririmba n'iy'umwana w'intama w'Imana. Maze iyi ndirimbo yaririmbiwe mu ijuru, yaririmbwe n'abantu bahoze bahagaze bashikamye, yaririmbwe n'abantu bahoze batsindira muri Kristo buri munsi, kandi yaririmbwe n'abantu bahindutse ibiremwa bishya. Reka nje namwe nshuti zanjye, muri igihe gikomeye aho turi hose, muhagarare mushikamye, mukomere n'abana banyu n'abagore banyu n'abagabo banyu, maze hirya yaho muhumurize imiryango, muhumurize abaturanyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mutishe gahunda, mukomere. Reka rero nje namwe duhagarare muri ibi byiringiro bizima. Reka nje namwe duhagarare muri uku kunesha. Ibyiringiro bya Yesu bikomeze kubaka imitima yacu kugeza ubwo tuzongera guhuzwa, twabasha guhurizwa muri iyi si
cyangwa se ntibishoboka? Nibidashoboka ndabararika mwese ngo tuzahurire hirya y'izuba, tuzahurire muri bya byiringiro by'iteka ryose. Birashoboka ko twese tutazongera guhurira mu nsengero igihe bizabera, ariko benshi bazasinzira, niko byanditse. Kuko Yohana nise ngo Yesu amubwira ati andika uhereye utuhereye none, hahirwa bapfa, hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Mwuka nawe arahamya ngo ye, Mwuka arahamya ngo ye, ngo baruhuke imihata yabo. Icyatumye Mwuka ahamya ibyo nuko ari wabakoreshaga ngo ye, ngo baruhuke imihate yabo. Bari abanyamihati, abantu b'Imana. Wari umuhate se wo guhinga ibirayi? Wari umuhate w'urutoke? Wari umuhate w'amasengesho, wari umuhate w'ivuga butumwa, wari umuhate wo guhinduka ikiremwa gisha, ngo baruhuke imihate yabo. Ye, n'ibirayi ni ngombwa, n'ibijumba ni ngombwa, ariko ibijumba bitagira Yesu nta kamaro. Ye, imihate ngo baruhuke, maze Mwuka arahamya ngo ye, ngo baruhuke imihate yabo, kuko imirimo yabo irabakurikijanye nabo. Nusinzira, ninsinzira, tuzasinzire muri bya byiringiro. Mu gitondo cy'umuzuko tuzahurire hejuru ahangaha dutashe iwacu. Abo mwese mwahagaze mushikamye, mwatsinze inzangano, mwatsinze amahane, mwatsinze amazimwe, mwatsinze ubunebwe, mwatsinze icyaha n'igisa nacyo. Mwese hamwe tujya guhurizwa imbere ya Data wa twese. Reka rero ibyo byiringiro ari byo byubaka ubugingo bwacu, reka ibyo byiringiro ari byo biduhagarika dushikamye ubu ngubu. Muhagarare mushikamye ku manywa na nijoro, kugira ngo ijuru ribane natwe. Umwami Imana abidushoboze twese uko tungana, kubwa Yesu umukiza wacu. Nitwa Mizero Jije, tugiye